Umurage community Yesu nashimwe cyane nk'uko bisanzwe iteka ni Umurage community. Turabashuje tubashimira uburyo mukomeje gukurikirana ibiganiro tugenda tubagezaho uko bwije uko bukeye. Hanyuma tubashimira abamaze gukora share ndetse na sub ndetse bakagenda batanga ibyiyumviro cyangwa se batanga ibitekerezo ku nkuru tugenda tubatangariza. Hanyuma uyu munsi wa none tujya kubagezaho inkuru y'urukundo irimo ivugwa cyane y'umunyamakuru witwa Iradukunda Jules wo mu karere ka Kirehe ukorera radio yitwa Afia ikorera ahantu bita Nyakarambi mu karere ka Kirehe. Akaba ari mu rukundo n'umukobwa uzwi cyane w'umuhanzi Vestina umuvandimwe wa Dorcas, bamenyekanye cyane mu ndirimbo yitwa Nahawe Ijambo. Akaba ari abahanzi baba bari mu biganza bya Irene Murindabo umunyamakuru nawe ukunzwe cyane. Iyi nkuru rero ni inkuru twagejejweho muri iyi minsi, tuyihabwa n'umwe mu bantu bakurikirana cyane aba bahanzi, by'umwihariko nawe akaba akorera mu itangazamakuru cyane cyane akunze gukorera ahantu bita i Musanze. Akaba yaratubwiye yuko nawe afite amakuru yahawe n'inshuti cyane za hafi n'aba bantu, bakaba ari bo bamugejejeho iyi nkuru yuko Vestine yaba ari mu rukundo n'uyu Jules. Vestine ubusanzwe akaba afite imyaka 18. Urwo rukundo ndetse bikaba bivugwa ko ari urukundo bari gukora mwibanga mbese ku buryo badashaka ko hari umuntu wamenya ko bari mu rukundo. Hanyuma rero iyo nkuru tukimara kuyimenya, tukaba twaragerageje kuvugisha uyu munyamakuru, arangije atubwira ko ntacyo ashaka kubitangazaho. Byaje gutuma duhamagara na Vestine. Ubwo twamuhamagaraga we akaba yatubwiye yuko uyu musore nta nuwo azi ndetse n'iryo zina ngo aribwo aryumvise. Muri make yatubwiye ko nta rukundo nta mushinga afitanye n'uyu Jules, ndetse yatubwiye ko nta n'umuntu rwose witwa Jules yaba azi. Ubwo rero mu by'ukuri natwe ikintu turi kwibaza, waduhaye aya makuru ndetse yanabashije kuduha amafoto y'uyu munyamakuru uretse ko dusanzwe tumuzi, yatubwiye ko rwose aba bombi mu byo biyemeje kubitangaza byaba bitari mu minsi ya vuba, cyane cyane ko Vestine akiri mutoya, ikindi bitewe n'uko afite manager we akaba ari we ugomba gutangaza ibyerekeranye n'ubuzima bwe bwose. Kandi murabizi yuko abahanzi bafite ababahagarariye, bimwe mu byo babategeka cyangwa se babasaba harimo kudatangaza ubuzima bwabo bwite bwa buri munsi. Ubwo nahamagaraga Vestine twaganiriye ibintu bitandukanye, ariko by'umwihariko namubajije kuri iki ngiki, uretse ko numvaga asa n'uhuze nk'uko yambwiye ko hari ibintu ari gutegura cyangwa se ari gukora. Ambwira ko nta mwanya uhagije turi buganire. Ibyo nabyo ndamushimira ko yamaye umwanya, gusa yongeraho ko izindi gahunda za muzika zo twaza kuziganiraho. Yambwiye ko naza guhuguka aza kumvugisha. Hanyuma nk'uko mubizi uyu ni Vestine. Tubibutse ko Vestine afatanyije n'umuvandimwe we witwa Dorcas, akaba na murumuna we uherutse no gukora ikizami cya toronkome. Akaba ari abana bari kuzamuka neza mu muziki nyarwanda. Nk'uko yambwiye ko hari imishinga ari guteganya ariko atabashije kunsobanurira kubera ikibazo cy'umwanya n'ibyo yari arimo, kuko numvaga asa n'uri ahantu nko muri papetori, byumvikana ko ari byo ari gutunganya. Akaba yarakunzwe cyane mu ndirimbo Nahawe Ijambo, ariko mu minsi ishize hari indi ndirimbo ya gatatu nyuma y'iyitwa Papa. Hari indirimbo yabo yindi yakunzwe cyane yitwa Adonai, n'ubu ikaba gikunzwe, ndetse tukaba dushishikariza abantu batarayumva kugera ku rubuga rwabo, kugera kuri YouTube channel yabo bagakurikirana izo ndirimbo. Mu minsi ishize bakaba baranasinyanye amasezerano na Murindahabi Irene usanzwe ari umujyanama wabo, ariko
bakaba bakoraga nta masezerano bafite, bivuge ko bajyaga bakorera mu cyizere gusa. Bakaba ari abana bari kuzamuka neza, ndetse bakaba basengera ahantu bita Muhoza, bakaba banaririmba muri korali yaho ikunzwe cyane yitwa Gosheni. Bityo rero aba bana bakaba bafite abantu benshi babakunda bitewe n'ibyo byose, ndetse bakanabakundira ko kugeza ubu ngubu nubwo bamenyekanye bakiri bato, ariko ni abana bitonda, ni abana bagifite indangagaciro z'agakiza, ni abana batirata, umuntu ahamagara bakamuha agaciro, niba mu Ryesini wa mugani wabo ubu ngubu. Ubwo rero tuzakomeza gukurikirana ayo makuru, ubwo ngubwo gusa tukabasaba gukurikirana Murage Community. Amakuru y'aba bana tuzakomeza kuyabaha uko bwije uko bukeye. Twebwe rero nk'Umurage Community ntago twayahamya 100% ko ari ukuri, ariko ntitwanabihakana kuko uwayaduhaye nk'uko nabibabwiye ni umunyamakuru wakoreye ikinyamakuru kizwi cyane Musanze, sinkivuga kugira ngo itamenyekana. Akaba kandi ari inshuti n'abahanzi benshi cyane b'i Musanze, harimo abangaba twavuze Vestine na Dorcas, ndetse akaba ari inshuti cyane n'umukinnyi w'umupira w'amaguru witwa Mawombi Jean Pierre. Akaba n'umwe mu bantu bakurikirana amakuru y'aba bana, dore ko bafite n'icyo bapfana, ari nawe wabazanye inaha i Kigali, ari nawe wabahuje na Irene Murindahabi. Ubwo turakomeza kubikurikirana, tuzaba amakuru uko tuzarushaho kugenda tuyabona. Murakoze, mukomeze kugubwa neza. Umurage Community, shalom shalom, ciao ciao.